mwabana mwe isi ibigenda ihindagurika, mbona ibyo twabonaga kera byarahindutse, mbona abantu bari guhinduka, mbona ibintu byose biri guhinduka. Niyo mpamvu mba nicaye hamwe n'abuzukuru banjye ngo mbaganirize, ndahenda wamenye ejo ntanacomoka ngagenda, kuko utaganiriye na se icyo sokuru yasize avuze. Noneho akantu kanya muri kuganira na se na sogokuru wanyu, ni ukuvuga ngo muri kubimenya ako kanya murumva. Niyo mpamvu tuba ngomba kubaganiza ng'abuzukuru banjye nkunda, kugira ngo mugende mwunguka ubwenge, mufata ubwenge mwungura ubwenge. Ariko ndabona babashiki banyu batoya na ka karomo na kanyu gatoya bagiye, ariko muraza kubaganiriza kubyo ndibubaganirize se. tubona igihugu gitewe umutwe ngakucya bakababwira gusuzugura Imana n'ibyo niko wa mwana we uzi ubwenge sha. Ni ukuvuga ngo abantu bagenda babivuga ngo igihugu gitera umutwe gucya, gituka Imana, ariko n'igihugu kiri muri bimwe mu biremwa Nyagasani umubyeyi wacu yagiye arema. Turi kujyana ni ukuvuga ngo igihugu Imana yarakiremye igihe ishusho yacyo. Nguko ubimbajije, igihugu ntabwo cyahoze gitera umutwe gucya. Umunsi umwe amapfa yarateye, inzara iratera, inzara yica abantu. Nguko ubizi, umubyeyi wese ndetse na sogokuru w'umwana yumva ko umwana yabaho neza atunganye nta kibazo afite. Amapfa ateye, nyina w'igihugu, umubyeyi w'ibyo byugu, arababwira ati bana banjye, kuko nk'umubyeyi yari agiye kureba icyiza ku bana, kukubwira wicwe n'inzara. Umubyeyi yari agiye kureba igikwiye abana be. Nuko dukomeze. Umubyeyi abona abana be bagiye kumupfira, abwira abana bati bana banjye, dore imanga aho hafi aho hari imanga umusozi munsi harimo amazi. Arababwira ati bana banjye, dusimbuke tugwe muriya aho kwicwa n'inzara. Abana bamwe barabyanga ati mama utatwohera tugapfa aho kugira tuguye mu musozi twicwe n'iyo nzara. Umubyeyi n'abana bakeya babashaga kumva umubyeyi ndetse n'ibyo ababwira, baba barasimbutse muri ya mana bagwayo. Bya bindi bya byugu bisigara aho byanze kujyana na nyina, ariko nabyo byapfa. Byarebera hejuru bikabona bigenzi byabyo bikugenda bibyibu, urumva bibyibu, babibona bikagenda bibashingura. Ndi kumva ka kuzukuru kari kurira, ariko narihi karagahuza kari kwikomereza. Noneho kagenda gatera gutyo nyine, kagenda gakura gake gakura, bigenzi byacyo bibonye kikagenda kigira gutyo kizamura umutwe, ati iyo umenya nanjye ngagenda, iyo umenya ngo nzira amana, iyo umenya nanjye ngagenda, iyo umenya nanjye ngagenda. Dore naho gutera kw'iki gihugu ndetse no gutera imiti kw'iki gihugu ntaho byaturutse. Urumva cyagendaga gitera umutwe, ati iyo umenya nanjye ngagenda, iyo umenya nanjye ngagenda. Ni ukuvuga ngo ni gutyo byagiye bigenda bihindagurika, kisanga gitera gutyo n'abantu bavuga gutyo ngo kiri gutuka Imana, ni gutyo naho byaturutse. Cyagendaga gitera umutwe, iyo umenya nanjye ngagenda, iyo umenya nanjye ngagenda. Ni ukuvuga ngo mujye mukora ibintu bitazabaviramo kwicuza. Indi nguru tuzayikomeza ejo. Mugende muhoze uriya murumuna wanyu, muri kumva, mumubuze kurira. Izindi nguru tuzazikomeza ryari?